Intambara, ubutasi n'ubusambanyi ni bimwe mu bikorwa cyangwa se nanone imyuga ishaje ku rwego wavuga ko imaze imyaka yingayingi y'amateka ya muntu ataba akabije. Iyi mirimo uko ari itatu kandi ntisiganwa kuko kimwe muri byo gishobora kuba intwaro mu kindi. Nko mu ntambara, ubutasi bukoreshwa mu kubona amakuru afasha abarwana, uwarushije undi kumutata abanamurusha amahirwe yo kuba umutsinzi. Mu ntambara kandi ubusambanyi bukoreshwa mu gutera ubwoba cyangwa se guhana abo muhanganye, kimwe n'uko bwakoreshwa mu kubagusha. Ndetse intasi kabuhariwe ntizisigana no kuba indwanyi zo ku rwego rutisukirwa. Mu butasi kandi ubusambanyi ni imwe mu nzira zikoreshwa mu kuvanamo abantu amakuru. Ubusambanyi nabwo buzana intambara kuko hari abakomeye bajya bapfa bo basambanye. Muri uyu mwuga w'uburaya kandi hakenerwa amakuru afasha abawukora ku buryo buziguye n'ubutaziguye. Kuva hambere mu mateka ya muntu, mu butegetsi cyangwa se mu iyobokamana, kugeza aho utuye ubu ntiwabura kuba warumvise nibura rimwe inkuru ivuga ku mugabo wari ukomeye akaza kugwa kubera ibyo twita kujya mu bagore. Hari abandi batunzi bivugwa ko kujya mu bagore byabasubije ku isuka. Hari abanyempano bendaga gukoza imitwe y'intoki ku gasongero k'ubwamamare ariko bagahanurwa no kujya mu bagore. Hari abayobozi n'abategetsi batakaje imbaraga kubera ngo kujya mu bagore. Kujya mu bagore bivugwa n'ubusambanyi. Kuri iyi nshuro tugiye kugaruka ku bakomeye muri politike babaye akabarore isi kabota kubera kujya mu bagore, ubusambanyi cyangwa se nanone ubushuratuzi. Nguhaye ikaze kuri DGTV show. Ngende Mimi Mireille. Reka duhera aha. Ku itariki ya 19 Werurwe muri uyu mwaka wa 2024, umuyobozi wa Kiliziya Gatolika Kwisi nyir'ubutungane Papa Francis yasohoye igitabo cye yise Life, My Story Through History. Mu Kinyarwanda ni ubuzima inkuru yanjye binyuze mu mateka. Ni igitabo kiboneka mu maguriro n'amasomero y'ibitabo atandukanye ku isi, ariko nanone kiri no kuri murandasi. Wakibona kuri Amazon, gifite page 224, kikagura amadolari y'Amerika 20 n'ibiceri bitari byinshi. Muri iki gitabo gitangaje, nyir'ubutungane yivugiye ku kizungerezi cyari cyaramuzengereje kugera ubwo yari agiye kuva mu byo kwihimana kuko ngo yari yarataye ubwenge kubera ubwiza bw'umukobwa. Muri icyo gitabo cya Papa yanditse ko yamenyanye bwa mbere n'uwo mukobwa wamusajije bahuriye mu bukwe bwa nyirarume wa Papa. Avuga ku byamubaye ubwo yari akiri kwigira ubupadiri, yanditse ati uwo mukobwa yari mwiza cyane kandi afite ubwenge. Ibyo ngo nibyo byatesheje umutwe nyir'ubutungane. Uwo mukobwa yitwa George Bergario, ndetse ngo ishusho ye yagumye mu mutwe wa Papa wari ukiri umusore. Nyuma y'ubukwe Papa yaratashye, ariko mu byumweru byakurikiyeho yageragezaga kujya gusenga bikanga kuko ngo ishusho y'uwo mukobwa yamutemberaga mu mutwe. Nyir'ubutungane Papa Francis yabyanditse ati, nakomeje kumutekereza no kumutekereza. Igihe nasubiraga mu seminari nyuma y'ubukwe namaze icyumweru cyose ntashobora gusenga kuko igihe nagerageje kubikora umukobwa yahitaga nza mu mutwe. Byansabye kongera gutekereza ku byo nakoraga. Nari nkifite uburenganzira bwo guhitamo kubera ko nari umuseminari, ku buryo nashoboraga gusubira mu rugo kandi kwari ukuri. Byabaye ngombwa kongera gutekereza ku byo nahisemo. Nongeye guhitamo cyangwa se naretse ngo ntoranywe n'ibyo nzira y'idini. Iyo ibi bintu bitambaho nicyo cyari kuba ikibazo. Kubw'amahirwe ishusho y'uwo mukobwa yaje kumvamo maze mbasha gutsinda, hanyuma umubiri na roho byanjye mbyegurira Imana. Uyu muyobozi mutagatifu wa Kiliziya Gatolika mu bihe byashize yari yarasabye ko hasubirwamo umuco umaze imyaka ibihumbi w'ubuseribateri ku bapadiri. Avuga ko iryo tegeko ryabuzaga gushaka ku bapadiri ari ry'agateganyo. Muri iki gitabo cyanditswe n'umunyamakuru w'umutaliyani Fabio Marches Lagona, hari naho Papa yageze ashimangira iby'uburyohe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu nkuru z'iyobokamana hari yabaye kimenya bose y'umugabo w'imbaraga zashwanyaguzaga intare zikisasira abasirikari ibihumbi, mbese niyisukirwaga. Uyu mugabo wari warananiye ababisha bose yaje gushyirwa hasi n'umugore yagiriye irari. Uwo mugabo yitwa Samsoni, umugore we yitwa Delila. Niba inkuru yabo utayizi wayisoma muri Bibiliya yera mu gitabo cy'abacamanza kiboneka mu isezerano rya kera, iri mu bice 16. Iyi nkuru niyo twinjije mu nkuru z'abanyeganyije isi zivuga ku banyapolitike batamajwe n'ubusambanyi. Reka duhera iwacu muri Afurika, mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ku nkuru ya Jacob Zuma n'umukobwa wari wifitiye n'ubwandu bwa virusi itera sida. Mu gitondo cyo ku itariki ya 9 Ukuboza mu mwaka wa 2005, abantu babyukiye ku nkuru yari idasanzwe. Umunyapolitike ukomeye cyane Jacob Zuma yari yarezwe gufata ku ngufu. Mbere yaho gato itangazamakuru ryari ryarabinuganuze ariko bishirira mu magambo gusa.
ku kuburana Zuma yahakanye ibyo yaregwaga. Icyo gihe yari yungirije umuyobozi w'ishyaka rya ANC ndetse ahanganye bikomeye na perezida wa Afurika y'Epfo muri icyo gihe Thabo Mbeki. Mbeki yaranaherutse kwirukana Zuma nk'umwungirije ku buperezida bwa Afurika y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu. Gushinjwa gufata ku ngufu byari imbogamizi ikomeye ku nzozi za politike Zuma yari afite. Bamwe mu batekerezaga ko yashakaga kwiyamamariza kuyobora ANC muri 2007 bikamufasha kuziyamamariza no kuyobora igihugu muri 2009. Uwashinjaga Zuma kumufata ku ngufu yitwa Fezekile Ntsukela Zukwayo, ariko ahabwa izina rya Kwisi mu rukiko mu rwego rwo kurinda umutekano we. Papa w'uwo mukobwa yari Judson Kuzwayo, nawe akaba umunyapolitike wo mu ishyaka rya ANC, ndetse aba bagabo bombi bari barafunganwe muri gereza yo mu birwa bya Robben bazira kwamagana apartheid. Uwo mubyeyi w'umukobwa waregaga Zuma yari inshuti ya Zuma, ariko yari yarapfuye mu mwaka w'1985. Umukobwa wa nyakwigendera rero yavugaga ko Zuma yamufashe ku ngufu kuwa 2 Nzeri mu mwaka wa 2005. Icyo gihe uyu mukobwa yari afite imyaka 31 ndetse anafite agakoko ka virusi itera sida. Ni urubanza rwabaye mu mwaka wakurikiyeho hagati y'ukwezi kwa Werurwe na Gicurasi, rubera mu rukiko rwa Johannesburg High Court. Ku itariki ya 8 Gicurasi Zuma yabaye umwere kuko urukiko rwasanze ibyo Zuma yireguraga avuga byari byo. Zuma yaburanaga yemera ko baryamanye bakanaryamanira mu rugo kwa Zuma, ariko ko bari babanje kubyumvikanaho. Zuma yanashimangiye ko baryamanye babiziranyeho ko nyamukobwa afite sida, ari nayo mpamvu nyuma yo kubonana na Zuma yahise ajya gukora isuku idasanzwe mu rwego rwo kwirinda kwandura ako gakoko. Urubanza rwarangiriye aho ndetse Zuma aza no kuba perezida wa Afurika y'Epfo. Gusa iyo abantu bamubonaga cyangwa se bamwumvaga barihereraga bakamunegura bati umuyobozi wacu ajya akora bya bindi. Abandi bati yamanutse Kizimbabwe kandi aryamanye n'umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Bamwe bamwitaga umwiyahuzi, abandi bakabyita uko bashaka. Ku mugabane wa Amerika by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho inkuru nk'izi zarahavuzwe. Ni inkuru zari zisanzwe muri iki gihugu, aho abategetsi, ibyamamare n'abakire bafatiwe mu cyuho cyangwa se bashinjwe ubusambanyi. Byabaye kuva kera ariko ntibisakara isi yose kubera hari hataraza murandasi ngo isi hinduke umudugudu mu isangirwa ry'amakuru. Mu mwaka w'1998 ibintu byari bishyushye muri Amerika ndetse no ku isi ubwo Bill Clinton wayoboraga Amerika yatangizwagaho iperereza ku mubano we na Monica Lewinsky wimenyerezaga akazi muri White House. Ni nyuma y'inkuru n'amaperereza yari amaze iminsi acicikana ashaka kumenya iby'umubano wihariye wa Clinton na Lewinsky. Ni dosiye yakurikiranirwaga hafi n'ibinyamakuru hafi ya byose muri Amerika no hanze yayo, ubwo Clinton yiyemeraga imbere y'abashinjacyaha akarahira acigatiye ibendera rya Amerika ko atigeze aryamana na Lewinsky. Ibihamya muri iyo dosiye byari byose kuko umushinjacyaha Ken Starr wari wahawe dosiye ya Clinton na Lewinsky yari afite ibimenyetso simusiga, dore ko yari afite ikanzu y'ubururu ya Lewinsky iriho amasohoro ya Clinton. Icyo cyari gihamya simusiga cy'ibara Clinton yakoze, by'umwihariko akagikorera umwana w'imyaka 21 wari uje kwimenyereza akazi muri White House. Muri ayo mabazwa yose n'imbere y'itangazamakuru ntabwo Clinton yigeze akanishimisha mubiri rishingiye ku gitsina yagiranye na Lewinsky. Clinton yisobanuye asaba umucamanza ko babanza bakumvikana neza ku bisobanuro nyabyo byo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina. Yavuze ko ikiri mu gitabo cy'amategeko ahana ari uko byitwa ko uwakoresheje imibonano mpuzabitsina umuntu iyo ukoze ku bice by'umubiri w'umuntu yaba atambaye imyenda cyangwa se yambaye hagamijwe kumusembura cyangwa se kumukorera ishimisha mubiri. Clinton yavuze ko kwishimana na Lewinsky bitigeze bizamo guhuza ibitsina, ahubwo ko mu nshuro 8 zose bahuye Lewinsky yakoraga ku myanya y'ibanga ya Clinton kugeza arangije. Lewinsky yatangiye ari uwimenyereza mu biro bya perezida wa Amerika mu mwaka w'1995. Icyo gihe yari afite imyaka 21. Hari igihe cyageze inteko ishinga amategeko inanirwa kwemeranya ku ngengo y'imari, biba ngombwa ko abakozi bamwe baba batashye kugeza igihe inteko izemereza ingengo y'imari, abakozi bagasubira mu mirimo.
Nubwo Clinton na Lewinsky bari basanzwe bahura, nta mubano wihariye bari bafitanye kuko urwego rwa Lewinsky n'umwanya Clinton yari afite nta mwanya wo kuganira wihariye bari kubona. Mu gihe abakozi benshi bari mu ngo bategereje gusubizwa mu kazi, Lewinsky n'abandi bimenyerezaga muri White House bo bakomeje kujya ku kazi. Icyo gihe ngo Lewinsky yajyaga ashyira Clinton pizza mu biro, ari naho ibiganiro byatangiriye kugeza ubwo bageze ku ngingo yo gushimishanya. Nubwo mu ntangiriro umubano wabo babanje kuwugira ibanga, byaje kumenyekana birangira Lewinsky yimuriwe muri Minisiteri y'Ingabo. Iki gihe ntiyari akiri uwimenyereza umwuga, yari yarabaye umukozi wa leta. Lewinsky amaze kugera muri Minisiteri y'Ingabo yahahuriye na Linda Tripp wahoze akora mu biro bya perezida, ariko akaza kwimurirwa muri minisiteri ku mpamvu we yise akagambane. Tripp yiyegereje cyane Lewinsky ndetse aza kumenya amakuru y'umubano we na Clinton, arushaho kumugira inshuti, byageze ubwo uwo mwana w'umukobwa atangiye kumumenera amabanga y'uburyo yagiye ashimishanya na perezida. Linda Tripp yabibonyemo uburyo bwo kwihimura kuri Clinton, maze atangira kujya yandika ibiganiro byose yagiranaga na Lewinsky byerekeye umubano we na Clinton. Uyu Tripp kandi yaje kugirirwa inama yo gushaka uburyo yinjirira telefone ya Lewinsky na Clinton akajya yumviriza ibyo baganira. Byaje guhurirana n'icukumbura umunyamakuru Michael Iskoff wa Newsweek yari amaze iminsi akora ku mabara yagiye akorwa na Perezida Clinton. Muri icyo gihe mu mwaka w'1997, Iskoff yari ari gukurikirana indi nkuru y'umugore witwa Catherine Wheeler washinjaga Clinton ko yamukoze ku kibuno ubwo yari umukozi mu biro bya Perezida White House. Ibimenyetso byo guhanura Clinton bimaze gukusanywa, byashyikirijwe umushinjacyaha wigenga Ken Starr ngo abyifashishe atanga ikirego mu rukiko. Inkuru yaje kujya mu itangazamakuru maze isi yose yota Clinton. Mu kwivana mu isoni yarabihakanye, avuga ko ntahahuriye na Lewinsky ndetse ko ibyo ashinjwa ari ibihimbano. Muri Kamena mu mwaka w'1998, abashinjacyaha bayobowe na Ken Starr baje guhata ibibazo Clinton bamubaza niba koko yararyamanye na Lewinsky. Muri iryo bazwa ryabereye muri White House, Clinton yemeye ko umubano we na Lewinsky ari amakosa gusa, ahakana ibyo gukora imibonano mpuzabitsina. Nibazwa ryamaze amasaha ane. Tariki ya 11 Nzeri mu mwaka w'1998, Ken Starr yasohoye raporo rutwitsi yari irimo ibyaha 11 Clinton yakoze mu mubano we na Lewinsky byashoboraga kumweguza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Raporo ya Starr yari akasamutwe n'urukozasoni kuri Clinton, ndetse bamwe bavuze ko hari amakuru yashyizwemo atari ngombwa. Ijambo igitsina cyangwa se andasobanura gutyo yagaragaye inshuro 581 muri iyo raporo. Byose bivugwa ko byakozwe mu rwego rwo kubabaza perezida no kumukoza isoni. Iyo raporo yasohotse, Clinton yagiye mu masengesho yo gusabira igihugu. Bimaze kuba byinshi ndetse igitutu ari cyose, mu Kwakira mu mwaka w'1998, inteko ishinga amategeko yatangije iperereza rigamije kweguza Clinton. Ni ibintu byakururanye cyane mu mwaka w'1998 n'uw'1999 kugeza tariki ya 12 Gashyantare mu mwaka w'1999, ubwo Sena yatoraga ku kweguza Clinton hashingiwe ku byaha bibiri yashinjwaga, icyo kubeshya n'icyo kwitambika ubutabera. Icyaha cya mbere abasenateri bashyigikiye Clinton bari 55, mu gihe 45 bemezaga ko ahamwa n'icyaha, naho ku cyaha cya kabiri abamushyigikiye baba 50 kuri 50 batari bamushyigikiye. Uwo munsi wabaye uwo kwiruhutsa kuri Clinton wari umaze kuba iciro ry'imigani, birangira dosiye ye yo kweguzwa ayisimbutse. N'urubanza rw'igihe kirekire rwasize isura ya Clinton yanduye, ndetse bisa n'ibimugabanyiriza cyane igikundiro n'icyubahiro muri Amerika no hanze. Amahirwe nuko yari muri manda ye ya kabiri atazongera kwiyamamaza. Tukiri muri Amerika, Perezida John Kennedy nawe yari yaravuzweho ubushurashuzi, ngo ku ngoma ye yaryamanaga kenshi nabo bakoranaga. Ahavuzwe abanyamabanga be barimo Jill Cower na Priska Uwiya. Byavuzwe ko Nadia yaryamanaga n'ibizungerezi byakinaga muri filime muri Hollywood birimo Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, ngo cyane cyane ariko Marilyn Monroe. Iby'umubano wa Perezida Kennedy na Monroe byagiye hanze ubwo uyu mukobwa yagaragaraga mu birori by'amateka byo kwizihiza isabukuru ya John Kennedy.
nubwo yashurashuraga Kennedy yabanaga neza n'umugore we w'isezerano Jackie Kennedy kugeza ubwo Kennedy yicwaga mu mwaka w'1963. mu Bufaransa ho inshoreke Perezida Mitterrand yabyaranye nayo yarindwaga n'abajepe. François Mitterrand yabaye perezida w'Ubufaransa kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1995. yabanye na Daniela nk'umugabo n'umugore mu gihe cy'imyaka 50, ariko yavuzweho gusambana n'abagore bandi benshi. Gusa uwamenyekanye cyane ni Anne Ping, wahawe inyubako y'umuturirwa ndetse akanarindwa n'abasirikare bo mu itsinda ry'abasanzwe barinda perezida, byose ku mafaranga n'imisoro yishyurwaga na rubanda. Uyu mubano wa Mitterrand n'uyu mugore waje kuvamo umwana w'umukobwa witwa Mazaline, wagizwe ibanga rikomeye ntiyamenywa na gato n'itangazamakuru. Mu mwaka w'1994 uyu mugore yari yujuje imyaka 20 atagishoboye kurindwa nk'utaruzuza imyaka y'ubukure. Umubyara yaje kumenyekana, hanyuma abanyamakuru nabo baboneraho. Mitterrand yapfuye azize kanseri ya prostate mu mwaka w'1996, hanyuma ibihuha noneho bikabya cyane no mu rupfu rwe igihe Anne n'umukobwa we Mazaline bazaga ku munsi wo kumushyingura. Nta wundi wari wabatumiye utari Daniela Mitterrand, wabicaje neza iruhande rw'umuryango wa Mitterrand uzwi n'amategeko. Ku butaka bw'isezerano muri Israeli nako kageso kagezeyo, aho Perezida Moshe Katsav yamaze muri gereza imyaka ingana niyo yamaze ayoboye iki gihugu. Umwisiraheli wavukiye muri Irani yitwa Musa Kassad, akaba yaranavuzweho n'ibyo gufata ku ngufu ubwo yari akiri ku mwanya wa perezida wa Israeli. Gusa ibi birego akabyita ko ari ibihimbano by'umugore wabikoreshaga nk'ibikangisho. Aba perezida basanze atari uyu mugore wenyine, ahubwo hari n'abandi barizwaga no kuba barakorewe ibikorwa byo gufatwa ku ngufu n'ibindi byishimisha mubiri, babigiriweho n'uyu mukuru w'igihugu wabaye perezida wa 7 wa Israeli, akayitegeka kuva mu mwaka w'2000 kugeza muri 2007. Kuko atashoboraga kuburanishwa akiri ku mwanya wa perezida, abashinjacyaha barategereje arabanza asoza manda ye mu mwaka wa 2007, nuko baramurega ndetse urukiko rumuhamya ibyaha 2 birimo kimwe cyo gufata ku ngufu no kubangamira ubutabera, akatirwa imyaka 7 y'igifungo. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mbashimire mwese, mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Naho ubutaha.